Ibuka gukora subscribe kuri D1 BTV ujye ubona ibiganiro by'ubwenge byakozwe n'abahanga by'umwihariko ku bashoferi. Kora subscribe umenye byinshi ku bijyanye n'ibinyabiziga utari uzi. Hello bakunzi ba D1 BTV, twizere ko muba mudukurikiye muherereye hirya no hino mu majyaruguru y'isi, iburasirazuba bwayo, amajyepfo n'amajyaruguru, ibintu bikaza kugenda bimera neza. Nkwibutsa aho utarakora subscribe, gukanda subscribe tukajya tubana umunsi ku munsi. Nshimira wowe ukoze subscribe, ndagushimira cyane by'umwihariko. Nawe utarayikora ni ukuyikora ukinjira mu muryango w'abanyamuryango bacu bazajya bamenya amakuru ku gihe, ibintu bikaza kugenda bimeze neza. Uyu munsi rero tugiye kugenda tuganira ku binyabiziga byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko nka zino mashini muri kugenda mubona hano kuri screen zanyu. Hano murabona ino mashini niyo bita Tadano. Ino mashini rero ikaba ifite ubushobozi bwo guterera toni 32 cyangwa se zinarengaho, ikaba yazikura ahantu hamwe ikazitereka ahandi. Urumva rero ko zino mashini ari imashini nziza cyane, ifite n'umumaro cyane, aho zino mashini usanga zishobora gukodeshwa arenga miliyoni zigera muri 2 ku munsi umwe. Urumva rero ko ari imashini ubaye uyizi, wowe ufite ubumenyi kuri ino mashini, rero wowe ushaka kwiga iyi mashini uburyo ushobora kuyitwaramo mu gihe gitoya kitarengeje iminsi 2, ahangaha rwose uba ugomba kuza gukora subscribe, like, share na comment, then ukazajya ubona ibiganiro bigenda bibigisha kuri episode yacu izakurikira. Tuzaza noneho tubereka uburyo ino mashini itwarwamo. Icy'ingenzi ubanza kwiga ni ukubanza ukamenya iyi mashini ya Tadano igizwe n'ibihe bice. Mbere yo kwiga ikinyabiziga urabanza ukiga n'ibikigize mbere yo kukiga nyirizina. Niyo mpamvu wowe utarakora subscribe ugomba kubanza gukanda subscribe, tukazaza tubana ibintu bikagenda neza. Ariko twibutsa ko n'abantu mushobora gukenera zino mashini, wenda ushobora kuba ufite nk'amagenerator ushaka kwimura se, cyangwa ikindi kintu ushaka kwikura ahantu ukagishyira ahandi. Tubibutsa yuko uba ushobora no guhamagara kuri nimero muza kubona kuri screen yanyu uramutse ukeneye zino mashini, ibintu bikaza kugenda bimera neza, bakaza kuzikugezaho ku buryo bworoshye rwose, ugasanga biri buze kukorohereza mu kazi kawe uri bukore. Nimba ari imodoka yahirimye, wenda imodoka nini, by'umwihariko nka zino modoka nini cyane zitapfa gukururwa na breakdown izo arizo zose, ino mashini ifite ubushobozi bwo guterura toni 32 cyangwa se zitarenze 40 bitewe n'aho icyo kintu igiye guterura giherereye. Niyo mpamvu rero ushaka no kumenya ino mashini by'umwihariko kuyitwara, ushobora kuba ufite kategori ya F, ukaba uvuga ati ntago nzi imashini. Ahangaha ni ugomba kujya umenyera ibinyabiziga nk'ibi ngibi. Ntago ari iyi mashini gusa, uraza kubonamo n'izindi modoka nyinshi by'umwihariko, harimo za crane, harimo iza breakdown, uraza kugenda ureba. Ahangaha rwose biraza kuguha amahirwe yo kumenya byinshi, yo kuhungukira n'ubumenyi, ibintu bikaza kugenda bimera neza cyane. Ino mashini rero uko muyireba uburyo ikoramo, ni imashini igira vitensi enye. Iyi ngiyi by'umwihariko tuzabereka uburyo zigenda zikora izo vitensi. Ni ibintu byoroshye cyane, ahubwo icyo uba ugomba kwiga ni ugukontorora umubyimba wa kino kinyabiziga kugira ngo ubashe kuba wakatira ahantu se, gukontorora umubyimba wacyo. Nicyo kintu kiba ari ingenzi cyane, kuko ku muntu uzi imodoka bisanzwe bishobora no kukorohera kuyitwara. Niyo mpamvu wowe rwose uba udukurikiye ugomba kubana natwe, gukora iyo subscribe kugira ngo bize kugenda bimera neza cyane. Rero reka tuze gatoya dukomeza n'ikiganiro cyacu, ibintu bigende neza, tugende tubereka bimwe mu bice bigize ino mashini. Ino mashini rero turaje tugende tureba ibice by'umwihariko bigiye biyigize. Reka dufata akanya gatoya tuze dukomeza. Rero ubwo twagarutse, ubwo dukomeza kugira ngo ibintu bize kugenda bimera neza. Hano murabona kuri ino mashini, hano uraza ugasanga ifite ibice bigera muri 4. Ahangaha urabona ifite icyo twita gri. Ino gri iracomoka cyangwa se kino kintu gicomoka kikajya guterura. Hano gicomoka mu burebure bungana nka metero 70 mu mpande. Ushobora guterura ikintu kiri muri metero 70 iruhande rwa kino kinyabiziga. Urumva ko ari ikinyabiziga kirekire cyane. Hejuru no mu kumanika hejuru, gishobora kumanika ikintu kiri hejuru, tuvuge nko ku nyubako ndende, aho ushaka guhereza nk'ibikoresho hejuru. By'umwihariko hari ibikoresho biba bigomba kuzamurwa mu ma etaje hejuru. Icyo gihe ino modoka ifite ubushobozi bwo kumanika muri metero 60
ihagaze hasi. Urumva ko ari imodoka rwose, ino mashini ari imashini nziza ikenerwa ahantu henshi kandi hanakomeye, hari bukenera amafaranga menshi. Usanga bikwinjiriza agatubutse iyo uri umushoferi uyitwara, kuko nta mushoferi ujya utwara ino mashini uba uri buhembwa munsi ya miliyoni. Usanga rwose ku bashoferi by'umwihariko bazitwara zino mashini nabo baba babizi. Umuntu uzabona atwaye ino mashini uzamenye ko buriya yahembwa agatubutse muri kino gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko. N'ahandi hose wabona yaba ayitwara usanga aba ahembwa amafaranga afatika. Ikindi rero ushobora kureba muri ikindi gice cy'ingenzi kigize ino mashini, hari icyo twita amaguru utera kugira ngo nuza guterura ikinyabiziga kitaza kuba cyahirima. Hano rero naho hari ubwenge cyane. Iyo wateye amaguru nabi y'ino modoka uko uyareba, amaguru turaza kugenda tuyabereka. Hari amaguru ucomora mu mpande zayo ukagenda uyateka, umwe ukagutera ukundi hariya, ukatega imodoka ku buryo buhagije, then warangiza ukabona gucomora iriya bumu, ukaba waterura ikintu ushaka guterura, kuko uramutse uteruye utacomoye ikinyabiziga cyahirima. Ibyo ni byo uba ugomba kumenya. Ikintu cya mbere, kumenya uko ushobora gucomora bitewe na metero ugiye guteruriramo. Icya kabiri, uko umenya gusohora amaguru ya kino kinyabiziga ngo kibashe guhagarara neza ku buryo kiri stand, kiri fix ahantu, ku buryo kitapfa kuba cyakora accident ngo gihirime. Icyo nicyo kintu uba ugomba kumenya. Ikindi cya gatatu uba ugomba kumenya, mbere y'uko ucomora amaguru, iyo umaze gucomora ariya maguru, mbere y'uko uyafigisa ureba nk'ikintu nk'imbaho ziri heavy ziremereye rwose, usasira ya maguru agomba guhagarara, kuko hari ubwo utereka ku butaka ugasanga mu gihe iri guterura yo iri uburemere kugenda umanuka hasi, ubwo ya maguru washinze akagenda arigita mu butaka. Niyo mpamvu biba byiza gushyiraho ikintu cy'icyuma munsi ya maguru kiyatega, cyangwa se ugashyiraho ikintu cy'ikibaho byibuze gifite nka santimetero 70, nk'umubyimba wa santimetero 70. Urumva ko kigomba kuba ari kinini ku buryo cya kinini bitsindagira kizahabura kumanuka mu butaka ngo kinjire mu butaka, bitume ya modoka ino mashini ishobora kuba yahirima. Icyo nicyo kintu kindi ugomba kumenya. Ikindi, mbere y'uko ujya gukoresha iriya gri, hari ibyo twita bamwe bakunze kubyita akagiya. Niko ukoresha, niko ubanza kugashyiramo mbere y'uko ukoresha iriya boom. Kugira ngo iriya boom icomoke nuko wakoresheje icyo bita, ubanje gushyiramo icyo bita akagiya, noneho ugakoresha ino mikono. Ino modoka ikaba igira utuntu tw'udukono. Imikono, nimvuga imikono muraza kubyumva, ni uturoviye tugenda dukoresha iriya giri, tuyimuvinga left or right, cyangwa se kikazamura cyangwa se kikinjiza. Kikinjiza ino boom kikayigarura. Nimba wari uteraga muri metero 30 ushaka kukiyegereza, urumva ko uzinjiza iriya boom, kino kintu cyacomotse. Urumva rero ibyo ni ibintu by'ingenzi nanone uba ugomba kuba wakwitaho. Rero wowe utarakora subscribe, turi hagati hano mu kiganiro, banza ukore subscribe, like. Ikibazo ushaka kumbaza wakimbaza muri comment hasi, biremewe, ibintu bikaza kugenda bimera neza. Niyo mpamvu rero tuba turi kumwe tugiye kujya tubana umunsi ku munsi. By'umwihariko tugomba kubahindura abashoferi b'umwuga. Ushobora no kuvuga ati nshaka kuzajya kwiga imodoka, ariko mbere yo kwiga imodoka banza umenye uburyo ikoramo, working principle of this car or this machine before to study it. Urumva rero ko biba ari byiza cyane mbere yo kumenya, gusobanukirwa ikintu mbere y'uko ukinjiramo nyirizina. Niyo mpamvu rero wowe utarakora subscribe ugomba gukora subscribe, ibintu bikaza kugenda bimera neza cyane. Rero kuri episode yacu izakurikira, reka tube tugarukiye hano, ariko kuri episode yacu izakurikira mbabwira ati hano mugiye kugenda mubona no mafoto uko agiye kugenda atambuka, ndagushishikariza kugenda uyakurikirana ukayitegereza neza witonze. Hari ikintu uri buhigire bizagufasha muri episode yacu iri bukurikire. Abantu muraza kuba mwitegereje muri benshi, ujye umutwandikira se mutubwire ati episode tuyikeneye mu minsi ingahe, dukora ibyo mwadusabye, rwose tuhari ku bwanyu. Niyo mpamvu wowe uba ugomba kwandika episode yo hasi, ukatwandikira muri comment, episode turayikeneye rwose vuba cyane, tuhite twinjira muri iyo episode noneho y'ukuntu uburyo ki ushobora gutwara ino mashini, ibintu bikagenda neza. Turagushimira rero wowe wakoze subscribe, wagiye ubana natwe muri kino kiganiro. Ntegereje comment zanyu kugira ngo tubakorere episode ya kabiri noneho y'uko zino mashini zitwarwa live, uri kubireba uko zikoreshwa. Rero tujye tubana, ariko tubabwira ati ikiganiro cyo nakagaruka, wowe banza ukore subscribe, ubundi tujye tubana umunsi ku munsi. Biba byiza ukore no kukazogera kugira ngo amakuru azajya aba update, uzajya uyabona ako kanya. Ikiganiro cyacu twose twauploadinze ujye tukibona mu ba mbere. Ni episode ya kabiri izakurikira iyi ngiyi, nitubibona niramuka isohotse uzahita uyibonera igihe, utazacikanwa
kandi dushaka kurema abashoferi b'umwuga n'abakeneye n'abashoramari baba bafite akazi gakenerwa na zino mashini tuba twagiye tubereka amatoni ziterura. Icyo gihe natwe bahamagara ba nyirayo amamodoka kuri ziriya nimero, ibi bikaza kugenda bimera neza. Ziriya nimero ni ndagira ngo uko mwagiye mubibona ni 0782741917. Niyo nimero ugenda uhamagaraho, ibintu bikaza kugenda bimera neza cyane. Reka tubabwire ati ciao ciao, tuzabonane muri episode ikurikira.